mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize mama Lucas yaramaze guha Nimrat ji ese iyo ji yaramaze kumuha aho yaje kumusiga amahoro nangwe ntiyamusize amahoro. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Nimrat. Haba hashize umwanya amaze kurya no kunywa arimo yitegura, ariko arimo yitegura mama Lucas ahera akamubaza akamubwira ati ariko se ko mbona wagira ngo hari ibintu ugiyemo ufite, wagira ngo ufite utuntu uri gutunganya, ndabona utegura akana kariya uriyo utegura imyenda ubundi ugiye. Undi ahera akamubwira ati umukecuru ni akarori gatoya ngiye kujyamo, kandi rwose ni ngombwa yuko nkajyamo. Ahubwo nawe niba ubishaka waza tukajyana. Mama Lucas ati se ako karori kagamije ikira? Nimrat ahera akabwira mama Lucas akamubwira ati mukecuru ungana mama ndanagukunda urabizi, ntago kuri iyi nshuro ndi buguhishe, njyewe ngiye kujya kwa Lucas ngiye gushimira Jenta. Mukecuru reka ngire ikintu nkwibwirira, ari wowe, ari Lucas, ari Layla, ari Jenta, yewe na Ivy muri umuryango. Uramutse urekuye urwango ufite muri wowe ukaba hafi y'abawe, ukaba hafi y'umuryango wawe, ndetse nkwibutse yuko na Ntwari arimo, abo bose ukababa hafi, wagira umuryango mwiza pe. Ufite abana bagira ubumuntu, bafite n'umutima mwiza, byongeye ufite umukazana ni marayika wigendera, ufite abuzukuru ntabona uko ngusobanurira. Ni kenshi nagiye ngenda kuri Ivy kuko numvaga nshaka kumurimbura mwanga, ariko naje gusanga uriya mwana atandukanye. Ntwari we ntago muziho byinshi, ariko nkurikije n'uburyo mama wateye ntago yajya kure ya Layla. Mukecuru ufite amahirwe yo kuba ufite umuryango umeze kuriya, ariko ikibabaje ntago ubiha agaciro, igiteye impungenge ntago ubyitaho. Wari ubizi ko uri umunyamugisha se? Ese wari ubizi ko ufite umukazana we kataraboneka? Reka ngire ikindi kintu nkubwira, maze kwigira ibintu byinshi kuri Jenta. Uriya mugore arihangana, uriya mugore afite umutima utapfa kubona kuri buri wese. Ngaho mukecuru mbwira, wabona hehe umuntu ushobora kuza akakwitaho, akakujyana kwa muganga, akajya kumenyera buri kimwe, akagusura, akagutekera, akakugaburira, kandi uri hari uri gushinja umugabo we ngo niwe waguteye inda? Uwo muntu hari aho wamubona? Hari ahantu wamundangira?
ese hari umuntu ugira umutima nk'uwo ariko kiriya gikorwa yakoze cyangaragarije ibintu byinshi cyane. Mbere nabanje no kumutinya ngira ngo ahari wenda ashobora no kunyambura ubuzima, ariko kugira ngo mwizere icyo naryagaho yabaga yakiriyeho, icyo yamaga cyose yarabanzaga akakinywaho, iyo cyabaga ari icyo kunywa, iyo cyabaga ari n'icyo kurya yarabanzaga akakiryaho kugira ngo anyereke ko atamumanyije. Ni kenshi nagerageje kumuganiriza ngo mubwize ukuri, arambwira ati ntabwo nshaka ko tuganira ku byawe na Lucas, niba byaranabaye umwana azaza ajye mu bandi. Narumiwe, ari undi mwana arwana mwakizwa n'iki se? Ahari n'inzego z'umutekano, ariko uriya mugore ntiwapfa kumenya niba kwanga, ntiwapfa kumenya icyo agutekerezaho, mbese aracanganye. Mama Lucas ati nibyo ngibyo nyine, wabibwirwa n'iki se? N'akaryarya. Ni muri atatu ya mukecuru, Genti yaza kuba ari indyarya mba narabibonye. Niteguye gukora icyo ari cyo cyose, niteguye guca bugufi uko ariko kose, ariko nabura sinzigere mpomba Genti mu nshuti mfite nangwa se mu bandi hafi, kubera Genti amaze guhinduka, maze kubona ko nta keza ko guhemuka. Kubera Genti namaze kubona ko urwango ntacyo ruvuze nta n'icyo rumaze. Ikindi yanyigishije ko ikosa ridakosorwa irindi. Yanyigishije ko umuntu naguhemukira akakugirira nabi, yewe akakwanga akanabikwereka, ndetse ukaba unabizi, igihe cyose azajya aba ari mu bibazo umukeneye, agukeneye. Nari mvuze ngo umukeneye, wose wamukenera gute kandi ubizi neza ko akwanga niyo wamukenera nta kintu yagufasha, ahubwo yaguhura. Ahubwo noneho cyagiye wa muntu kwanga agukeneye, uba ugomba kuhaba kandi ukamwitaho bitandukanye n'uko yatekerezaga. Genti yanyereye imbuto, nahise nicuza ibyo namukoreye byose. Ndavuga ni kuki uyu muntu namubabaje, ese kuki namuhemukiye we akaba arimo kumfasha? Mukecuru icyo kintu uri kucyumva? Ntabwo uri kugiha agaciro? Ndati yego ndabyumva kandi niyo ndabiha n'agaciro ndetse cyane. Ndati okay, basi se waba uri kumva ishingiro mfite? Mukecuru ati ngaho itegura ibyo bintu byawe, rekana nigendere ubandamukirize. Ni muri atatu, none se ubwo ngubwo ugiye ute? Mukecuru atumva, Genti ndamwanga, nzamwanga kugeza mpfuye, nzarinda mva kuri iyi si ntakunze iriya ngirwakazi y'umukazana, ngo ni ingirwamukazana. Ni muri atatu, namara ushatse warekura ubwo bwibone n'urwango ufite ugakunda umukazana wawe. Undi ati ntabwo uri kunyigisha icyo gukora, ndanigendeye hanze. Undi ahera akagenda, ni muri atatu asigaraho. Byamucanze akavuga atoya, njye ntabwo nzasubiza amaso inyuma. Genti yanyereye imbuto zatumye numva namubwiza ukuri kw'ibibi byose twakoze, ndetse nkanamusaba imbabazi. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nsabe imbabazi, ndekure ubugome n'ahahise habi masiga inyuma,
nangire chapter nshya. Ikindi ni Murati nari ndiwe ntago ari we nahoze ndiwe. Urukundo rwantwaye buhumi, neza neza mbimumye, nkora amabara abaho natabaho, narahemutse. Ariko uyu munsi Mana mandi mahirwe nkosora amakosa yose naba narakoze, kandi mpereye kuri Jinta ndetse n'umuryango we. Akirimo yivugisha ibyo, atangira kumva umutwe ugenda umurya gake gake, mu nda hamurya, tangira kugira akantu k'isereri, tangira kugira akantu k'isesemi, ari n'akaruka, ariko akagira ngo ahari wenda nuko atwite nabyiteho. Arakomeza akagerageza kwitegura, ariko imbaraga zikagenda zimubanda nkeya. Ku rundi ruhande kwa Jinta mu rugo, abantu baba bahateraniye, yewe banahuzuye, barimo baganira imiziki ari yose, ari nako bari kunywa ndetse banishimye. Jinta yari akafata ijambo, bakaba bapozinze umuziki, akavuga ati mu gihe dutegereje ni Murati. Abari hano mwese hari ikintu nshaka kubibwirira. Ahera akavuga ati reka nsabe Mariza na murumuna we bahaguruke. Ivy na Mariza bahera ko bahaguruka, ndetse abasaba kumusanga aha bahagaze. Bakimugera imbere, Jinta ahera akafata ijambo, akavuga ati mwese muri hano, ibyabaye hano bwashize murabizi. Murabizi uburyo Mariza yavuye hano. Abenshi ndabizi muri kwibaza gute ari hano akaba ari kumwe na Ivy. Ndagira ngo mbisobanure, uyu ni umwana mu rugo. Byose byavugiye hano urya munsi byari ibinyoma. Ataza kugira umuntu umwishisha nangwa se umutekereza ukundi kuntu. Nicyo ngicyo ndagira ngo mbabwire. Ubundi mwicare mugubwe neza, buri muntu afata icyo ashaka, anywa icyo ashaka, arya icyo ashaka. Mu rugo kwa Lucas nta kintu kihabuze. Mwebwe gusa mwumve mutuje, muguwe neza, muri mu rugo kandi munezerwe. Jinta ahera ko anahobera Ivy ndetse na Mariza. Ivy ahera akabaza mama we, kagati mama, ibi bintu nari nzi ko turi buze kubiganiraho, nakubwira ko Mariza ari inzirakarengane. Wabibwiwe n'iki? Jinta ati Ivy, jya umenya ko ndi mama wawe, kandi jya umenya ko ndi mukuru kuri wowe. Nzi gushyira mu gaciro. Ikindi kandi mbere y'uko nemera ikintu, ndabanza nkigenzurira. Rero byose narabigenzuye ndabizi, kandi nkunda ko mukundana, muzakomereza aho ngaho. Ivy nawe ahera akafata ijambo, cyane ko aho ngaho haba hateraniye abantu benshi. Ni ikirori kiba kirimo Priya, Karungi nawe aba ari hafi aho, Nadia aba ahari,
Ayimana aba yaje, Gia aba ari muri icyo kirori, uwitwa Liam nawe aba ahari. Ivy atangira ashimira, akavuga ati reka nshimire buri wese uri hano. Ni ukuri muri abantu b'agaciro kuri njyewe n'umuryango wanjye. Njya nshima Imana ko ubu turi umuryango mugari. Abantu mwese mukora muri kampani ya papa muri umuryango kuri twebwe. Ndumva nejejwe n'abantu bamwe na bamwe bari hano. Mwese mwakoze kuza, kandi ni ukuri ndumva nishimye. Gusa hari ikintu nshaka kuvuga, umutima wanjye uri kumata kubabwira aya magambo. Ivy atangira no kurira, avuga ati ngize amahirwe, ubutumwa ngiye gutangira hano buzagere kure. Ahera akagira ati reka nshimire mwese mwambabaje, mwatumye mba umuntu ukomeye. Reka nshimire namwe mwankunze, mwatumye umutima wanjye waguka. Reka nshimire mwese mwanyitayeho, mwatumye numva ndi uw'agaciro kandi uw'ingenzi. Reka nanone nshimire mwese mwanyeretse ko mutanyitayeho, mwatumye menya ko ntagomba kwihambira no kwizirika. Nanone reka nshimire namwe mwanyitayeho, barimo na Mariza uyu duhagararanye hano. Mwatumye menya ko muhari ku bwanjye. Reka nshimire namwe mwansize, mwanyeretse ko ntagihoraho iteka kandi ntagahora gahanze. Reka nshimire namwe mwahagumye, mwanyeretse igisobanuro cya nyacyo cy'ubushuti. Nongera gushimira namwe mwaje mu buzima bwanjye, mwatumye mpinduka uwo ndi w'uyu munsi. Ni ukuri izo ngeri zombi ndazishimira, kandi mwaranakoze cyane. Ni ukuri nzahora iteka mbazirikana kandi mbashimira. Amara kuvuga ayo magambo, Mariza nawe yungamo akavuga ati murumuna wanjye, ibyo uvuze byose twabyumvise, ariko uko byaba bimeze kose uri umunyembaraga. Reka mfate umwanya ngo ushimire imbere y'aba bantu. Uri umunyembaraga, ibyo wanyuzemo byose ubirusha imbaraga. Utandukanye nuko abantu bakuzi nangwa se bakubona. Ngiye kukuvuga bwakwira bugacya, ariko hari umunsi nanjye nzategura ari uwo kukuvugaho no kugushima. Ivy ya Mariza, ahubwo ni njye uzategura uwo munsi wo kukuvugaho no kugushimira. Puriya haba yicaye aba yasesemutse, isesema ari yose yumva neza ibyo bari kuvuga byamutamye. Karungi we aba arimo yisekera yishimye,
ari nakavuga ati mbega ukuntu bakundana, mbega ukuntu bishimye. Mariza na Ivy baba bahagaze imbere yabo barimo bavuga ariko barebana bamwenyura bacishamo bagahoberana. Kuriya we biba byamutamye adashaka no kubireba, ahera akahaguruka. Karungi arabibona akamukurikira kavuga ati ariko wowe urwango ruri muri wowe ruzakumunga kugeza ryari? Itimwe riri muri wowe rizakumunga kugeza ryari? Ngaho ndebera. Ugize ishyari se? Urababaye se? Ugize ishyari ko uyu munsi Ivy afite umuntu umukunda kandi umwitayeho? Ndabizi watunguwe nuko uyu munsi Mariza ari mu buzima bwa Ivy. Ndanabizi ko ubungubu bitanaborohera kugira icyo mu mutwara kuko ameze nka marayika murinzi kuri we. Ase ntabura Priya, uzarekura ubugome n'urwango ugera kuryari? Njyewe wantumiye muri iki kirori, nari nzi ko tuje kwishima, nari nzi ko ntabura usigaye ugira umutima mwiza, ariko sinari nzi ko kimeze gutya. Njye rero ntago naje hano kugira ngo nkubone umeze gutya. Wishime n'utishima ubireke. Njye nari nje kukubwira ijambo rimwe ryonyine. Priya, ndambiwe kuba inshuti yawe, ikugira inama ntuyumve. Ndambiwe guhora nkubona ufite ubugome n'urwango rwakumunze. Ese urabizi ko ari wowe uremererwa wenyine? Wari ubizi ko umutima mubi ugirira Ivy? Waba atanabizi atanabyitayeho? Urabizi neza? Umaze kuntama pe. Naragutamwe. Priya, urabizi niba ushaka ko njye nawe tuba inshuti ukwiye guhinduka. Tuve kuri abo ngabo twigire kuri Ivy abahagaze yibereye muri jardin afite ikirahure ari kuri telefone ari kuvugana na Kian. Ari kumubaza uko ameze, bari kuganira. Mbese ubona ari no kumwenyura. Riya mahera akazamusanga. Ivy aramubona ahera akabwira Kian, akambwira ati Kian, ndabona Riya amaje ansanga, reka tuze kongera kuvugana. Kian ati nta kibazo, wiyiteho kandi. Undi nawe ahera akamubwira ati wiyiteho, dusubire mu kanya dukumburanye. Yamahera akamugeraho akabwira ati hey beautiful, that hey handsome, are you okay? Ivy ati yeah, I'm okay. And you? That yeah, I'm also okay, but I missed you. Ivy ati seriously? Wowe Liam, you missed me. Liam ati yes, why not? Uri kumva ntari ngukumbuye? Uri kumva ntagukumbura? Ivy ati ntago mbizi, mba numva ntankumbura. Liam ati Ivy, ngukumbura buri munsi kuko ngutekereza buri munsi. Nta munsi wakwira ntagutekereje ntanagukumbuye. Ariko se Ivy, n'ubu uracyari kumana? Ariko nta kibazo, ibihano byose wampereza byose nzabyemera, ariko nabura nyuma nanyu muzambabarire. Icyaba icyo ari cyo cyose nzacyemera,
ariko wenda uzampa andi mahirwe. Ayiva areba Liam akambwira ati se Liam urakomeje, urumva ukeneye ko nguha andi mahirwe? Ese ubundi andi mahirwe ushaka ni ayiki ko nakubabariye? Liam ati oya, ntabwo kuriya ari ukumbabarira, imbabazi zawe nzemera ko wazimpaye umunsi uzemera ko dusobokura ubukwe ndetse tukanasubukura umubano wanjye nawe. Ayiva urabizi ko ngukunda. Ayiva yarakabwira Liam akambwira ati Liam ndabizi ko nkunda kandi nanjye nuko ndagukunda, ntabwo kano kanya ndabasha kukwibagirwa, sindanabasha no kwikuramo, ariko bumpaye igihe igihe ntabwo ndaba tayari, ntabwo ndatuza. Wafashe igihe cyo gutuza, reka nanjye mbanze mfata igihe cyo gutuza. Ahari nimbona bikwiriye nzihangana ndenza amaso ibyabaye hagati yanjye nawe, ubundi njye nawe dukomezanye. Bakiri aho bari kuganira, Ivy abona mama wasohotse atarwiyambitse, ahita afata ikirahure yari afite akagihereza Liam akambwira ati buretse gato. Agenda asanga mama we kamaze ati mama bigenze bite ko mbona ugenda utarwiyambitse, ko mbona wagira ngo utaye umutwe? Jent ati byihorere ntabwo bimeze neza, ibintu byakomeye. Ndatse byakomeye gute? Habaye iki? Jent ati ndaza kuba nkubwira ati ahubwo reka ngende kwanza mfungurira n'igipangu, ndabizi izamu nawe uhari, sunika rura rupangu. Ayiva yarakasunika urupangu, Jent ahera ko yinjira mu modoka nawe akakserera akagenda yerekeza kwa Nimrat. Agera yasanga Nimrat yarembye arimo araruka, amaso yagiye neza neza, ameze nabi cyane. Akimugeraho ubwoba buramwica, akavuga ati data wa twese uri mu ijuru, birayibira bibyuya ntibiba amaraso. Aramwegera akamubaza ati Nimrat bigenze bite? Uri kubabara hehe? Nimrat ntabwo abasha kuvuga, ndetse amaboko nawe wese biba byabyiye. Jent nta kindi kintu akora, ahera ko avugisha Mariza nawe akaza yihuta. Bahera ko bamujyana kwa muganga, bamugeza kwa muganga. Bakimugeza mu marembo y'ibitaro neza neza, umwuka uhera kushiramo akahasiga ubuzima. Jent arababara, tangira kurira, avuga ati hoya mana ntabwo ibi wabikora, reka nizere ko atagiye, reka nizere ko adapfuye. Cyari igihe cyiza cyo kuba naba ndi kumwe na Nimrat, nabura igihe twamaze turebana y'ingwe cyari kirangiye, nabura mana nari maze kwishimira ko ubu ngubu Nimrat ari inshuti yanjye, nari maze kwishimira ko nabura yahindutse. Mariza nawe arababara cyane ko ababuze inshuti ye, ararira akavuga ati Nimrat iyo uza kuba waranyumviye ubwo nakubwiraga ngo ureke uhinduke hakiri kare, ntabwo uba ugiye gutya. Ndahamya neza nashidikanya
hari umuntu uri inyuma y'ibi byose bikubayeho, ariko ndagusezeranya nzakora uko nshoboye, uwabikoze azabyishyura. Ntabwo wari ukwiye kugenda gutya. Mariza we biranamucanga, agasa n'ugiye akava hafi aho ari kureba Nimrod, kubera ko kumureba biba bituma arushaho gushavura. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Dusize Nimrod ahasize ubuzima, ibyiwe birangiye. Ese aho uko byagenze byose bizajya ahagaragara nangwa ntibizamenyekana? Ese aho ubugome bwa mama Lucas na Puria buzagera aho bumenyekane nangwa ntibizamenyekana? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, nanjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.